Imana bane namwe inshuti bavandimwe mukunda ikiganiro umusemburo w'impinduka mugezweho na Youth for Christ Rwanda. Uyu munsi turakomeje mu biganiro dutanga bitandukanye, ndi kumwe na mugenzi wanjye ndagira ngo abibwire. Ngewe turi ubakiriye ni Nsengimana Jean Marie Vianney, reka nakire mugenzi wanjye nawe abibwire. Ego, murakoze cyane. Nitwa Maya Nzeyimana, nanjye nkaba ndi umwe mu banyamuryango ba YFC Rwanda. Ndanezera kuba muri iki kiganiro uyu munsi. Murakoze cyane, nk'uko abivuze twembi turabakozi ba Youth for Christ Rwanda, umuryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko. Intego yacu ni ukubona urubyiruko urwo ari rwo rwose ruhabwa amahirwe yo kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, hanyuma bakaba mu itorero rya Kristo bihitiyemo, akaba arimwo bakurira bakomeza gukoreramo umurimo w'Imana. Uyu munsi rero dufite ikiganiro, tumaze kujya tuganira ku biganiro bitandukanye. Uyu munsi turaganira cyane cyane ku birebana n'urubyiruko rwacu. Maya, nzi neza ko mu byo ukora harimo ivugabutumwa, kandi ufite n'umutwaro cyane mu kwigisha urubyiruko. Ibyo ngibyo mbikuzeho cyane ibyo tuganira. Umutima wawe uri ku rubyiruko, gushaka urubyiruko rukizwa, gushaka urubyiruko ruhinduka, urubyiruko rugera ku ntego z'ubuzima, cyane cyane kugera ku ntego Imana yabaremeye. Sibyo? Ndibwira ko iyo tuganira niko biba bimeze. Maya, mu byo ukora harimo ivugabutumwa, kandi ndagira ngo twifashishe umurongo nasomye wandushaho watumye ntekereza ku bintu byinshi cyane. Umurongo dusanga mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 12 umurongo wa 33, batubwiramo abantu ngo na bene Isakari b'abanyabwenge bwo kumenya ibihe. Icyo ni icyambere, no kumenya ibyo Abisirayeli bakwiriye gukora. Ariko ngo hari abatware 200 kubera ubwo buhanga bwabo byatumaga ngo nabo babubaha bakumvira itegeko ryabo. Uwo murongo waramfashije. N'icyo uvugaho nk'umuntu w'umuvugabutumwa muri rusange, habwirwaga abandi biblical context y'uwo murongo, ni wayivugaho iki nk'umuntu w'umuvugabutumwa? Urakoze cyane. Yego. Navuga nti muri icyo gihe hariko haravugwa ibintu clans atandukanye. Israeli Imana iri kore establishinga cyangwa iri kurashiraho urutonde mu buryo bagomba kubana n'uburyo bagomba n'ibyo bagomba gukora. Navuga ni igihe Imana yari kirabahereza umwe wese kamuhereza icyo agomba gukora, uruhara rwe mu kubaka igihugu cyabo, no kubaka ihanga rya Israeli. Ni icyo gihe rero tubasangamwo aho bari bavuye mu gihe cyo kurwana intambara, bafite igihugu cyabo. Imana ikagenda bahereza umwe wese afite igice cyabo aho yabahaye nk'ahabo, ariko kandi kavuga n'uruhara bafite ku kubaka igihugu cyabo n'ihanga rya Israeli. Yego. Urakoze cyane. Noneho abandi bose bagenda bavuga buri muryango, sibyo? Cyangwa se buri nzu ya Israeli. Ariko ngo bene Isakari bari abanyabwenge, sibyo? Ubwenge ni ibintu bibiri, bwo kumenya ibihe, sibyo? Noneho ngo nubwo kumenya ibyo Abisirayeli bakwiriye gukora. Tujye muri context y'urubyiruko rwacu, sibyo? Ikibazo nibajije ni niye mpamvu urubyiruko rukwiriye gusobanukirwa, cyangwa se kuko kumenya harimo gusobanukirwa, sibyo? Kumenya igihe cyarwo, sibyo? Aba bantu bari bazi igihe cyabo, mbese gusobanukirwa igihe bagezemo, sibyo? Niye mpamvu urubyiruko rwacu rukwiriye gusobanukirwa cyangwa se kumenya ibihe byarwo rugezemo. Urakoze cyane. Icyo ari ikibazo cyiza cyane. Nibaza ko uwo murongo dukunda kuwukoresha kenshi, ariko tutitayeho impamvu nyine. Kenshi tukunda kuvuga ko tukavuga bene Isaka tukiyita rimwe na rimwe tukamera ko dushaka kumera nkabo, ariko ntidusobanukirwe impamvu. Ndashaka kubanza kuvuga ku kintu cyo kuvuga ngo bari abanyabwenge. Kuko babaye described nk'abanyabwenge, cyangwa se bari bafite ubumenyi, bari abantu bashaka ubumenyi. Bari bazi ko bari kuba mu gihe muri context runaka, hari ibintu biri kuba hagati, hari ibintu babayemo, hari aho ihanga ryabo ryari bivuye, hari aho bari bageze naho bari kugenda. Rero ibyo bigatuma noneho bamenya igihe barimwo n'icyo bakwiriye gukora. Navuga rero ko kumenya neza igihe turi kubamo bituma dukora igikwiriye mu gihe gikwiriye. Kuko icyo nicyo nakita ubwenge cyangwa se wisdom. Buriya amagambo y'ikinyarwanda dusanga dufite ijambo rimwe y'ubumenyi,
ariko hari ijambo ryitwa ubwenge cyangwa se wisdom mu cyongereza risobanura kumenya icyo ukwiriye gukora ariko no kumenya igihe cyo kugikora n'uburyo bwo kugikora kuko hari igihe waba uzi ikintu cyo gukora ariko ukagikora mu mwanya utari wo kandi mu gihe ikintu cyiza ugikoze mu mwanya utari wo gihita kiba ikintu kibi cyangwa se ugasanga ikintu cyiza ugikoze mu mwanya utari wo ariko mu buryo butari bwo usanga n'ubundi umusaruro cyangwa se kibyaye umusaruro utari witeze ushobora kuba mubi cyangwa se utari ku rwego washakaga. Haka example gato yagiye hari igihe nigeze kujya muri ministry runaka mbaye umuyobozi muri department ariko icyo gihe sinari nzi history cyangwa se iyo ministry ahantu yari ivuye n'ibyo arimo birabamo bituma noneho nzana ideas zanjye kubera ko nari mfite umwete mwinshi nazanye ideas nziza ariko zigira impact itari nziza cyangwa se naje gusanga bitagize iyo organization cyangwa se abantu nayoboye ntabwo banyakiriye neza. Nari mfite umutima wo gukorera Imana kandi mfite n'ibitekerezo byiza ariko ntazi context ndiko ndajyamo neza. Hari abantu rero bashobora kujya nk'ahantu ukumva ufite ideas nziza kandi baguhaye akazi ariko kubera kutamenya context n'umwanya cyangwa se n'igihe iyo organization irimo ibyirika iracamwo nahiri kugana ugasanga wakoze ikintu kidakwiriye noneho wabonye results zitari nziza. Rero nibaza ko mu magambo make kumenya ibihe bikwiriye bituma umenya icyo ugomba gukora kandi ugasanga n'umusaruro wabaye mwiza. Urakoze cyane. Reka nkomerezeho dufate nk'umuntu w'umujene sibyo urubyiruko rwacu bita teenagers ari hagati y'imyaka 13 18 sibyo ni mbuhe buryo gusobanukirwa igihe agezemo sibyo tuvuga nk'urubyiruko rw'iki gihe muri iyi myaka bita urubyiruko rwa vision sibyo ni iki gusobanukirwa igihe cye byamufasha cyangwa se nizihe ngaruka kudasobanukirwa igihe cye bishobora kumugira. So mu buzima hariho ibihe bitandukanye dufite ibyo bita natural season cyangwa ibihe biza kubera impinduka nyene y'ibihe ibintu tudashobora guhindura. Nk'ubu hari amezi, hari igihe c'imvura, hari igihe c'izuba, hari ibihe bitandukanye byo ni natural seasons ariko hari na seasons z'ubuzima aho usanga turiko turaca mu bihe ibintu bigenda birahinduka. Hariho natural season, muri natural season harimo n'imyaka umuntu abagezemo n'ibintu abari n'impinduka ziri kuba kubera nta kintu wabikoraho ariko niko bimeze. Rero ibyo byose ni byiza kubimenya kugira ngo umenye ngo ndi muri iyi myaka kuko nudakora ikintu ukwiriye gukora muri iyo myaka uzasanga mu myaka iri imbere bizakugiraho ingaruka ugasanga rimwe na rimwe ukifuza gusubira inyuma ngo ukore ibikwiriye muri icyo gihe kandi ntibishoboka ntabwo ushobora kugarura igihe kiragenda kandi urumva hari umuntu wavuze ngo igihe cyatakaye ntikigaruka hari umuntu wavuze ngo ubuzima nta repetition tugira nakoze repetition ubu ngiye gusubiramo none nkora ubuzima nta repetition bugira ntabwo uri kubaho nyine. Rero navuga nko ku bantu bari muri iyo myaka sibyo hari igitabo narimwe nakubwira cyarimo kirigisha ukuntu iyo myaka ari iyo gutegurira kuba responsable cyangwa kuba umuntu mukuru ufite responsabilité muri societe niho wiga noneho utaba umwana. Ariko ugasanga muri iyo myaka umuntu arashaka gukomeza ibintu by'ubwana hari igihe cyo kuba umwana ariko hari n'igihe cyo kugereza kwimenyereza cyangwa se kumenyera kuba umuntu ari responsable afite ibintu inshingano. Rero iyo myaka iyo udakoze ibyo bintu usanga ugera muri iyo myaka ukagera akavuga ati ntabwo nari niteguye none ngeze muri iyi myaka ntabwo nzi icyo ngomba gukora. Rero imyaka y'iyo ya teenagehood hari abantu baba bashaka kumva bagenda gukina gusa ugasanga ntibitayeho nko kwiga dufate ugasanga ntibitayeho ibintu noneho bagera muri ya myaka ya 20 something basanga baratakaje igihe bagatangira kwicuza cyangwa ugasanga yakoze ibintu atarakwiriye gukora muri icyo gihe. Dufatire kamvuge ku kantu kujya muri relationships yego sibyo relationships cyangwa se gukundana umuhungu n'umukobwa biba bifite intumbero bigomba kujyana towards marriage sibyo none se iyo ufite imyaka 16 biteguye gukora ubukwe ejo se cyangwa ijya ejo birumvikana ko igisubizo ari oya noneho wasanga wowe niyo myaka yawe ugiye gukundana n'umuhungu n'umukobwa watwaye umwanya ibyo bintu bigutwara umwanya na emotions utaye igihe kandi noneho ntufite na maturité yo kugira ngo ibyo ngibyo ubyitwaremwo neza ugasanga noneho utakaje umwanya wawe na energy yawe mu bintu bidakenewe
jewe hari abantu badashobora kubyemera ariko jewe I really believe yuko kuri ku ishuri muri secondaire n'ibiki ntabwo ari umwanya wo gutekereza ibintu nk'ibyo atari kubera ko nibaza ko bon hariho abo bakuhuye gutyo bagakora ubukwe ariko hanini je nabonye bidafite ikintu bikungura ahubwo cyo ni igihe cyo kwiyubaka kumenya uriwe wowe kumenya uko ugerageze gufatanya n'undi muntu iyo ni example ntoya ituma rero udashika muri iyo myaka ya 20 something ufite regrets cyangwa se ufite ibintu wicuza byo kwicuza kuko maturité ufite cyangwa se iyo myaka ntuba ushobora kwikontrola ubugendana n'ibyo abandi bakora kujyana n'ibigezweho ugasanga niho usanga abantu baryamana bidakwiriye ugakura wibaza biriya bintu kuki nabigiyemo kubera ko utari ufite maturité rero ni byiza kumenya igihe urimo ukamenya n'izo natural realities ibyo bintu biri naturel udashobora guhindura kugira ngo ukore igikwiriye ntuzosanga wicuje igihe ibintu wabayemo mu myaka irindwi. Niba numvise neza gusa urubyiruko rwacu abo twavugaga nyine kumenya imyaka bagezemo byabafasha icyambere byabafasha gukora igikwiriye mu gihe cyacyo sibyo kuvuga ngo kudasobanukirwa igihe bagezemo simvuga imyaka gusa imyaka ibihe bagezemo bishobora gutuma bakora ikidakwiriye ahubwo ntibakore ikigize gute ahubwo bagakora ikidakwiriye sibyo reka ese ubundi numvaga ese buriya ntibashobora ahubwo no kutamenya amahirwe bafite kudasobanukirwa par exemple umwana utazi imyaka agezemo ashobora kutasobanukirwa amahirwe afite ariko ntamenye wenda n'ibyago bigize gute bimutegereje mu myaka ye sibyo ibyo byose umwana ufite imyaka iriya n'igihe tugezemo hari amahirwe menshi ari available bashobora kubyaza umusaruro sibyo ariko hajyana n'ibyago sibyo kudasobanukira igihe nta amahirwe ntiyayamenya sibyo ariko ntiyamenya n'ibyago bishobora kumutegereza kugira ngo amahirwe kugira ngo yabyaze umusaruro ariko n'ibyago kugira ngo agire gute abyirinde sibyo nibyo kandi hari ijambo cyane nyibutsa bivuga ngo ubuzima turimo ntabwo ari ngo the race is not to the swift cyangwa se urugendo ntabwo ari kubera umuvuduko cyangwa se ukuntu umuntu yiruka ahubwo buri muntu afite igihe gikwiye na opportunities zikwiye cyangwa se hari amashance tugera mu buzima iyo utamenye igihe rero izo chance urazihusha buriya iyo urebye abantu ukamenya ukabona abantu nyuma y'imyaka ingahe uyu muntu arateye imbere uyu ntateye imbere ariko barize mu ishuri rimwe baragiye ahantu hamwe bafite opportunities zimwe uribaza se nguyu ni kubera iki ariko ni kubera ko hariho umwe yamenye ya miryango Imana buri muntu Imana yamuhaye umuryango yamahirwe noneho yabyaza umusaruro amenya ko yabyaza umusaruro mu gihe gikwiriye aha ikindi ntekereza kumenya igihe urubyiruko rugezemo bishobora gutuma bamenya imbaraga bifitemo sibyo strengths sibyo kuko byanze bikunda urubyiruko rufite imbaraga kudasobanukirwa icyo gihe bishobora gutuma za mbaraga bifitemo batazibyaza umusaruro sibyo ariko imbaraga zijyana n'igihe n'intege nkeya kumenya imbaraga yifitemo ariko ukamenya n'intege nke imbaraga kugira ngo azibyaze umusaruro n'ubundi ariko za ntege nkeya kugira ngo arebe uko yazirwanya uko umuntu agenda amaximizinga strengths ze niko agenda nanone minimizinga cyangwa se agabanya ingaruka za weaknesses so ni ukuvuga rero urubyiruko rwacu rukwiye kuba nk'abariya bene Isakari sibyo bakamenya igihe bagezemo bakamenya n'icyo bakwiriye gukora buriya ngo icyambere ni amakuru sibyo icyambere ni amakuru kandi nibyo ijambo ry'Imana yatubwiye ngo hari igihe hariho ibihe Imana yashizeho nk'igihe cy'intambara kiba gifite uburyo umuntu agomba kwitwaramo niwitwara nawe mu gihe cy'intambara ukitwara mu buryo budakwiye usanga nyine iyo ntambara ishobora kuguhitana kuko utamenya ayo makuru rero ni byiza ko tuyenforma dushobora kumenya neza ibiri kuba muri iyi si yacu ntitumere nk'abantu buriya abantu bese turi ku matelefone yacu urubyiruko rukeneye kumenya ibiri kuba muri iyi si yacu yego tukamenya ibiri kuba muri iyi si muri context ya politike tukamenya muri context ya economy cyangwa se ibintu bijyanye n'iterambere sociale tukamenya na spirituel cyangwa se ibintu bijyanye n'imyuka tukamenya n'ibiri kuba mu mubiri yacu sibyo yego cyane ibiri kuba mu mibiri yabyo kuko nabyo bibaho sibyo so urakoze cyane mu yandi magambo nshuti yanjye urubyiruko ukuri iki kiganiro
ukwiriye kuba nk'abari abanyabwenge ugasobanukirwa igihe cyawe ukamenya n'icyo ukwiriye gukora sibyo kuko ibyo ngibyo kutabifata gutyo kutabimenya gutyo bigira ingaruka niho hazamo kwa kwicuza umuntu agakora ikidakwiriye ahubwo akareka igikwiriye sibyo ni ukuvuga agakora reverse ntakore donc akakora ikidakwiriye ahubwo akareka ikigize gute igikwiriye. Ikibazo cya nyuma nshaka kubaza ni iki ngiki, tubonye ko kumenya igihe cyawe ari byiza sibyo mu buryo bwose, kutabimenya ubwo nyine ntuzamenye icyo ugomba gukora, ukuvuga ngo uzakora ikiri wrong ureke ikiri right sibyo. Ni mu buhe buryo urubyiruko rwasobanukirwa ibi yego urubyiruko dufate urubyiruko rwo muri 2020 sibyo na 2025 sibyo, wenda n'abandi bazareba inyuma buri wese azajya ashyira mu myaka zabagezemo, ntabwo tuzi igihe ikiganiro kizamara sibyo, ariko niki rwakora kugira ngo rusobanukirwe igihe cyarwo runamenye n'icyo rukwiriye gukora. Nk'uko bivugwa kuri aba bene Sakari yego bivugwa ko ari abanyabwenge. Kuba umunyabwenge ntabwo ari ikintu byuka umunsi umwe avuga ati umunsi ndatuye kundi umunyabwenge nakiriye ubwenge oya ntabwo ari uko nguko bigenda. Ubwenge burashakwa urashobora kubushakisha kandi ubwenge buri ahantu hose. Buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo umupfungo yavuga ko Imana itariho, kuko ibintu ibigaragaza Imana birahari ahantu hose biradukikuje, ngo n'ibiti ngo n'ibyaremwe byose naho bidakoresha amagambo biba bitubwira iby'Imana. Ni ukuvuga rero umuntu ushakisha ubwenge ntabwo yabubura. Ntabwo ubwenge babona mu ishuri gusa, ubwenge bushaka no muri experience mu buryo ugenda uriga ku bintu byose. Hari abantu baca mu bintu ariko ntibabikuremo isomo, yego ukabona ibintu birabaye ariko ntiwicaye ngo reflecting urebe ati bino bintu byanyigishije iki. Cyangwa se ugasanga nk'abantu bakiri bato hari igihe tubona abantu bakuru tukumva baraturambira kubera ko bavuga ibintu byinshi, baraturambira cyangwa se baravuga ibitagezweho yego ugasanga noneho wabuze hari ibintu abantu baturuta batwigisha tutaziga mu ishuri, yego kuko ibintu byinshi tuzabikura mu buzima, experience n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko hari n'ubwenge tubona bwa mbere buba mu ijambo ry'Imana. Kandi nabwo ubu bwenge nabwo ntabwo ushobora kubusengera ngo buze, urabanza kubusoma ukabushakisha. Niho umwanditsi wo mu gitabo c'imigani abwira umuhungu we avuga ati uzashakisha ubwenge ngo mbere ya byose ngo uzashakisha ubwenge. Urumva ubwenge burashakwa ngo ubushakishe kuruta nuko washakisha izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibindi, kuko ubwenge buriya biruta ibindi byose, ubwenge buzana ibyo bindi byose. Rero hari igihe twirukanga gushaka amafaranga tukareka gushakisha ubwenge. Rero nuwashakisha ubwenge, hari aho nasomye muri mu Ecclesiastes 10 umubwiriza igice cya 10 n'umurongo wa 10 havuga ngo a spade that is not sharpened, how do you say that? Hari ibintu bakoresha gukata ibiti, iyo nishoka iyo shoka itakarishe usanga ukoresha imbaraga nyinshi. No kuvuga nibyo bintu bavuga mu cyongereza ngo work smart not hard. So twebwe nk'urubyiruko dushira imbaraga mu kumenya ubwenge, mu kuronka ubwenge. Ubwo bwenge ugira umutima wo gushakisha, wo kumviriza, wo kwigishwa, yego nawo kwiga, wo gushakisha ubumenyi, uzasanga bizatuma umenya ibintu byinshi. Ukaba niko kundi umuntu ahura nawe akavuga ati yo ngo ibintu uvuga ntabwo bihuye n'imyaka yawe. Kubera iki? Kuko wowe ntabwo uri limite n'imyaka, ugenda ukiga ibintu byose. Ikindi naco nimwige gusa ibintu bijyanye n'ibyo mukunda. Hari ibintu byinshi hano hanze byakugirira akamaro naho bitari muri bya bindi ukunda. Niba ukunda umupira ubuzima bwawe ntubu umupira gusa, ntubumarire mu mupira w'amaguru, ntabwo ibyo ngibyo ukahora uri muri Ronaldinho yakoze ibi, Ronaldo iyi ekipe yaguze ibi, ibyo ngibyo yego byashobora kugira akamaro, ariko hari byinshi umuntu yakagombye kwiga. Nibyo bizatuma umenya igikwiriye, kuko Imana yaduhaye ubwenge kandi yatumye tuba abanyabwenge. Twarimwe mu ishusho ryayo, mu buryo bumwe twarimwe mu ishusho ry'Imana, nuko dufite ubwenge bwonko tukarusha ibindi byaremwe mu buryo dushobora gutekereza, kumenya ikibi n'ikiza, yego tukagira na capacity yo gushobora kumenya ibintu byinshi no kumenya uburyo twabikoresha. So nibyo nababwira, mushake ubumenyi kandi mu bushakishe ahantu hose.
urakoze cyane. Tugana ku musozo rero iki kiganiro kirabona n'urubyiruko cyane cyane tuzajya tugira ibiganiro bitandukanye dufasha ariko dushaka kugaragariza urubyiruko uburyo rukwiriye gusobanukirwa igihe cyabyo cyarwo kuko twabonye ko ari ngombwa cyane kugira ngo umenye icyo ukwiriye gukora. Amakuru ni ngombwa. Tuzaganira kuri imbaraga urubyiruko rwifitemo ariko tunaganire ku bibazo byugarije urubyiruko kuko ni byiza kumenya amahirwe, ni byiza kumenya n'ibibazo bihari kugira ngo ushobore kugira gute kubicamo neza, sibyo? Rero Imana ibaha umugisha rubyiruko mwakuri iki kiganiro. Mushobora gukora comments, mushobora gukora share, subscribe. Turifuza kuba umusemburo uzana impinduka mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo kuko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu ariko zidakoreshejwe neza zishobora kubyara ibibazo. Turifuza ko mu urubyiruko rukemura ibibazo, ntimubu urubyiruko rwizanira ibibazo ngo muruzanire ubizanire ababyeyi banyu ngo mubizanire n'igihugu, ahubwo mube abakemura ibibazo cyangwa se ababikumira. Imana ibaha umugisha cyane, turabakunda, turabifuriza ibyiza. Reka dusoze dusenga, dusabe Maya asenge hanyuma ubundi naho butaha. Murakoze cyane. Data wakoze kubana natwe kandi turagushima ku muntu wese ari kumviriza kino kiganiro. Turasabye Mwuka Wera ngo akomeze atuganiriza, atwigishe kurushaho ibyo turimo kwiga byo kumenya igihe gikwiye. Turagushima Mana ko ijambo ryawe ritubwira ko hari byinshi watubikiye muri Kristo, ibyo amaso atabonye, ibyo amatwi atumvise, ibyo ubwenge butashoboye gutekereza, nibyo ufitiye abana bawe kandi abagukunda. Mana ntidushaka kuba munsi y'ibyo waduteguriye kubwo kutamenya cyangwa se kuko tutamenya ibihe turimo. Umwe wese muri twebwe turifuza ko tuba mu bantu bamenye ibihe byacu, ibihe turi kubamo kugira ngo dukore ibikwiriye, kugira ngo Mana umunsi uzahagarara imbere yawe tuzumve aya magambo, wakoze neza, wabaye umugaragu mwiza. Data turashaka kuba bizerwa mu bihe waduhaye. Waduhaye igihe cyo kubaho kandi ntituzi igihe dufite hano ku isi, ariko duhere n'umunsi turashaka kuba bizerwa. Udufashe rero imyaka turimo, ibyo dufite aho turi, waduhamagariye kuba bizerwa. Data nicyo twifuza kandi ibyo byose tubishobozwa na Mwuka Wera kuko twebwe ubwacu mu mbaraga zacu ntabwo twabyishoboza, kuko ni wowe waturemye, ni wowe uzi uburyo tugomba kubaho muri iyi si. Mana turashaka kugukurikira kandi turashaka gukora ibyo waduteguriye kuva kera muri Kristo Yesu. Icyubahiro cyose Mana kigaruke ko ubu n'ibihe byose. Wakoze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Amen.